turabasuje dukomeje kwizera ko mumeze neza kandi ko ni inkuru nanjye singiye yanditswe na Edi Rwibutso dukomeje kubagezaho kuri The Anonymous 250 ikomeje kubanyura. Tugeze kuri episode ya 59 y'iyi nkuru yacu, gusa niba waracikanwe no kuri episode zibanziriza nazo wasanga kuri iyi channel yacu. Ubwo duherukana muri episode 58 y'iyi nkuru yacu, Gihozo yari amaze kumpamagara kuri nimero ntamenye nyirayo, yaransabye ko niba mpateta agaciro mwemerera kumurangira aho ndi akaza kundeba. Umutima wateye insigane ntangira gucurikiranya amagambo kubera kongera kumva umuntu unyibutsa ko nakundaga teta. Narangiye Gihozo ambwira ko aje bwangu. Ubu se Gihozo n'ubuhora ashakira Songa? Aramuka uri kwa byose byabaye se cyangwa? Reka dukomeze n'inkuru yacu, ingeri turatuwaje neza. Nageze mu rugo nkomeza kuzenguruka mu nzu nivugisha. Jewe, uwase nyuma y'igihe Gihozo azanywe n'iki hano koko? Ko nagiye wabo cyinshi mbasaba kunega amatwi ngo mabwire icyo namenye bavaho banagyoza amanajya akabitera, ariko bakaminda bakanya mu mwanya banga ko ndikocora ngo mvuge ko wa mugani baguranye ubuzima bwa teta magana. Ubu wasanga aje kunyibutsa ko nakunze gusa nta kindi kimuzanye, ariko ntacyo naze mure mu maso byibura nabwibuka byinshi. Nyuma y'iminota nka 30 nongeye kumva telefone isonye nitaba vuba. Yari we yambwiraga ko ahageze. Ndasohoka ngeze ku muryango w'igipangu mubona hirya gato yanjye ndamurembuza. Yaraje ngezeho mbanza kugira ngo ntabwo ari we, ndibeshye. Yari yambaye ikanzu ndende imuruta n'igitambaro mu mutwe. Nabonaga asa n'uwiriwe agenda imihana. Amaze kumpobera turinjira dukomeza mu nzu. Muhakare baricara. Nyuma y'umwanya utari muto mwitegereza nibaza icyo yabaye cyamuteye guhinduka. Ndamubaza, Jewe, amakuru yawe se Gihozo? Ni meza. Jewe, nkwakiriza iki se? Hari fanta, ji n'icyayi? Gihozo, oya nta kibazo, meze neza nta kintu nshaka. Jewe, okay, nabikekaga ko ushobora kwanga icyo nguhaye, gusa ntabwo byagakwiye, ariko ntacyo. Gihozo, oya ntabwo ari ukwanga icyo mumpaye, ahubwo ni uko nanze kubagora. Jewe, ungora? Kwakira umushyitsi nta kigoye kirimo, kandi bigira ikibazo Imana yaduhaye amafunguro ngo tujye twakiriza abadusuye. Gihozo, nta kibazo mpa fanta. Maze gufungura fanta nikembereye maze aragotomera. Ndamwitegereza akomeza kwanga guhuza amaso nanjye. Jewe, hanyuma se niki kiguteye kuza kundeba igitaraganya? Nyuma y'akanya gato Gihozo acecetse yatangiye kuvugana ikiniga ndetse amarira amuzinga mu maso. Gihozo, Songa rwose cy'ingenzi hano nta kindi kitari kugusaba imbabazi. Nukuri nciye mugufi imbere yawe, umva kuri kwanjye. Zanywe no kugusaba imbabazi kuko njye na mukuru wanjye nitwe twateye teta guhindura ingendo akaguheza mu mutima kimwe ku watumye yanga kwiyakira bikarangira yiyahuye. Jewe, ntabwo ndi kumva neza icyo ushatse kuvuga ariko. Gihozo, Songa ndabyibuka neza ubwo twari dusumbirijwe ibyago n'amakuba bisimburana mu rugo, ntabwo wigeze uhabura. Gusa nubwo watubaga hafi mu buryo mwe twari dukeneye wadufasha mu bushobozi byibura bugaca kabiri. Nibwo twagiye inama njye na mukuru wanjye twicaza teta maze tumubwira buryo ki agomba kukureka akigura umutima manajya, dore ko byabaye amahire murumuna we wazaga mu rugo cyacu tukamwakira nk'amata y'abashyitsi. Yaradukundira twumva. Manajya atanga byose, nawe warabimye ko n'inzu yacu banki imaze kuyitwara yatwimuriye mu yindi. Afasha teta iby'ishuri byose kugeza ubwo yamujyanye akajya kumugira umugore we. Byose twari tubizi gusa tubigira ibanga rikomeye. Jewe, ngo uravuze ngo kugeza ubwo Manajya hajyanye teta akajya kumugira umugore? Gihozo yikirije azunguza umutwe. Ndiruhutse amenya ukuri ntarinzi. Nyuma y'akandi kanya katari gato, Gihozo, Songa teta yajyanye agahinda. Yagukundaga bitagira urugero byo ndabizi, gusa kandi yanze gusuzugura abavandimwe. Yemeye ibyo tumubwira nubwo atarazi ko ariho bizagira. Tubabarire ku byabaye byose. Ndicuza imbere yawe kuko njye na mukuru wanjye twagize teta undi, ndetse na nyuma y'uko yiyahuye ntabwo byari bikwiye ko tugufata nk'uwo tutazi. Twirengagije ko teta yiyahuye usiganwa umusanga ngo umukize.
ni ukuri nyuma y'ibyabaye nari ngarutse kugusaba ngo niba ugifite umutima ukomeye, mbese niba uzirikana ko wakunze, niba ugifite wa mutima wagutera gukora ibishoboka byose ngo umube hafi, girira we maze utubabarire. Nyuma y'akanya gato nanone cyewe nubwo bwose ntakwemera ko Teta yahinduwe namwe, ariko byibuze menye ko mwabigizemo uruhare. Kubabarira byo ni itegeko kuri njye, kuko nzi ko ari umuti ukomeye w'umutima. Gihozo, urakoze Songa. Jyewe, hanyuma se amakuru yanyu mubayeho mute? Gihozo, Songa, turiho tutariho. Nyuma y'uko manager ahaye Denise akazi, yagize ibyago ahomba amafaranga menshi baramwirukana. Nyuma y'uko nanone manager turutse ngo atazabazwa ibya Teta, inzu yari yaratwishyuriye amezi 10 arangiye bayidukuyemo. Ubu rwose turasumbirijwe, nawe urabibona uko nabaye. Nyuma y'akanya gato jyewe, mwihangane rwose ndumva mutorohewe. None se ubu muri kuba hehe? Gihozo, twagiye kuba kure hirya y'umujyi, ubu nyine buri wese yirwanaho akagira icyo acyura. Jyewe, bite bya mukecuru se? Gihozo, mukecuru twagize Imana arakira, gusa ubu ni za ntege nke ze zabukuru. Twakomeje kuganira, amasaha akomeza kwicuma, njya gutegera Gihozo ndetse muha n'impamba. Ngaruka mu rugo mpahurira na Janti wari wabuze amahoro, aterera ibintu byose hejuru. Jyewe, cyore, Janti, bite byawe? Uri mu biki? Wasaze cyangwa? Janti, oya ntabwo mbyumva, ntabwo nshobora kubyumva habe namba. Jyewe, ariko se noneho ndamenya mpera hehe mfata? Janti, Songa, bya byangombwa by'inzu by'abandi biri hehe? Jyewe, reka sinzi aho wabibitse. Janti, oya Songa, wembwira gutyo, iyi nzu ibamo njyewe nawe gusa, nta wundi muntu uba hano. Jyewe, ibi ni ibiki kandi? None se utangiye kunkeka amababa? Ubu si ibyangombwa nabyiba nkabigira nte koko? Janti, ibyangombwa niwo umutungo Songa, mbwira niba warabimpisha menye icyo ugambiriye. Erega byabaye ibindi ngira Janti turatungana karahava, yakomezaga kunshinja ko ari njye wahishe ibyangombwa, nanjye ngakomeza kubihakana kugeza ubwo yivumbuye agenda nazagiye. Nasigaye nibaza byinshi, amasaha aba menshi mbura igisubizo, nibazaga uwaba yaratwinjira agatwara ibyangombwa nkamubura. Ndambiwe njya kuryama, nakangutse mu gitondo nsanga Janti akicaye mu ntebe, noneho yari yatuje. Jyewe, Janti, nanubu wakomeje kubibura se? Janti, wahora n'iki Songa? Nakomeje kubibura rwose, ahubwo tuza umbwire twibukiranye, ubundi ibuka neza cyagiye maze kubyereka abanyamategeko. Nabishyize hehe? Jyewe, wabishyize hera? Ugira ngo ndabyibuka se? Ndumva ntibuka, ariko aho ntiwaba warabirambitse ku meza. Janti, ubu se mbigenje nte Songa? Jyewe, reka dutuze dukomeze dushake, ibyo ari byo byose ntaho byagenze neza ko turabibona. Janti yemeye atemeye musiga mu rugo nerekeza ku kazi. Iminsi yari yihuje ibicyumweru, ibyangombwa dukomeza kubibura. Janti ntabwo yari akiryama ngo atore ibitotsi, ariko kandi nanjye ubwoba bwakomeje kuba bwinshi, nibaza impamvu nemeye ko yikorera umutwaro. Ari muri weekend nagiye kureba inzu nubakishaga iwacu ku muhanda, aho nari naraguriye mama ngo nzabimure mavane ku karande. Mu kuhagera nasanze ibintu byose bimeze neza, ndetse igisigaye kuyitaha tukayicinyiramo akadiho, dore ko bashiki banjye n'abayisumbuye nabo bari bayagereje. Ibyanteraga gukubita agatwenge nkishimira ko imihigo nahize ndi kuyigeraho, ndetse n'ikivi cya data ndi kucyusa, ibyanteraga gushimira Imana y'igena byose. Navuye mu rugo nkomereza ku Gisenyi nk'uko nari imenyereye. Nari ngiye kwibuka Teta, mu nzira ngenda nakomeje kumva ijwi rimbwira ngo nanjye si njye. Nahumiriza nkabona isura ye nkihumura mu maso. Nagezeyo nshigutse ubwa kenshi, nkomeza ku nkombe ngera kuri cya giti cy'inganzamarumbu ndishara nkegekaho umutwe. Nakomeje kwibuka uwakahise wankunze akama amahirwe, ubwenge n'umutima biramusanga. Mu gihe nari nkiraye imvura y'umushukano Yesu utahida kubye, ndwara no gushakaho nugama. Natangiye kwiruka muri icyo gihuru, ariko mburaho nyura ngaruka munsi ya cya giti cy'inganzamarumbo. Imvura yarimo umuyaga sukubwa ibintu bibindi, ndetse n'inkuba ziriyasira ntangira kugira ubwoba. Mu gihe nari nkiraho hari ubwato nabonye buza hakuno ku nkombe. Umugabo wari uburimo amaze kubuzirika azamukaho narindi. Imvura yari yamunyagiye gusa yari akikiye agahago.
yansanze kuri cya giti aho negekaga agahinda maze aransuhuza. Umugabo: uraho yewe musore? Jyewe: muraho namwe. Umugabo: kuri hano se muri iyi mvura ntutinye inkuba n'umuhengeri? Jyewe: yewe erega yamfatiye hano mbura uko mbigenza. Umugabo: aha se wahageze ujya hehe? Jyewe: nta handi najyaga, nari naje kwibuka umwiza nabuze wanciye mu myanya y'intoki agasiga ambwiye ngo nanjye sinjye. Umugabo: ngo uwo mwiza wabuze se wamuburiye aha? Jyewe: yego namuburiye aho umuvumba mutwara mbibona, iki kiyaga gihora gishonje yakiyahuyemo n'icyo cyanga kumwanga. Umugabo: ihangane ariko kandi hajya ngo yasize akubwiye ngo nanjye sinjye? Jyewe: yego niko yasize ambwiye, na n'ubu mbyumva kenshi bingaruka mu matwi, ishusho ye nkayihuza mu ntekerezo asa n'uwanzukiyemo. Umugabo: yewe urugendo nari ngiyemo ndarusubitse, reka imvura ihite tujyane ngire icyo nkwereka. Jyewe: ngo tujyane hehe wa mugabo we ko ntakuzi? Umugabo: uti ntabwo wajyana n'uwo utazi, nyamara wasanga utakuzi ari we wanyagiriwe hano utegereje, ubu utazatuma ugaruka aha hantu ukundi. Jyewe: ariko se wa mugabo aho ntushaka ko nkubahuka nkakubwira nabi? Urashaka kunyirukana hano hantu nagabanya kubera agahinda? Umugabo: tuza wa musore we, imvura ihoshe maze unkundire unkurikire, twinjire mu bwato nkujyane ku kirwa cy'ihirwe, aba ari wowe utura ayo maganya yawe, wenda niho hatuma utazongera kugaruka gutura agahinda kaba aha hantu ukundi. Kino kirwa cy'ihirwe se bite n'agahinda ka Songa? Byaba bifitanye isano se? Cyangwa ubu se Songa aremera agende? Ntuzacikwe na episode ya 60 y'iyi nkuru yacu nanjye sinjye, ari nayo isoza iyi nkuru yacu. Muduhe ibitekerezo byanyu kuko ni ingenzi kuri twe, mutubwire uko mukomeje kwakira inkuru dukomeje kubagezaho kuri The Anonymous 250. Niba waracikanwe no kureba episode zibanziriza nazo wazisanga kuri iyi channel yacu, kugira ngo izi nkuru zikomeze kukugeraho mu ba mbere. Ntiwibagirwe gusiga ukoze subscribe. Jye na Redona tuwaje neza, ibihe byiza.